Umusambi village. Hano turi ni mu Musambi village nk'uko mubibona, hari imisambi, hakaba n'inyoni zitandukanye z'ubwoko butandukanye, uducurama ndetse n'izindi nyoni zitandukanye, hakaba ibinyugunyugu, hakabamo ndetse n'utundi tunyamaswa tugiye dutandukanye. Ni ahantu hari igishanga, hari ishyamba rinini, ugenda ukicara ukabona aho kwicara, hari aho gutemberera, harimo ibyuzi, harimo imigezi, ni hanini cyane, ni ahantu heza rwose nk'uko mubibona, twarahageze dufata amafoto, turishima, turicara, dufata akayaga, harimo aho kwicara, harimo aho gutemberera, ugahagarara ukareba izo nyoni zirimo, ubwoko bw'inyoni, ukareba iyo misambi, hari ahantu ho kwicara ukaba wafata ifunguro witwaje, cyangwa se nk'abantu bagiye mu kanama bakaba bahicara nk'uko mubibona, hakaba rero n'aho hantu hari inzu y'ibinyugunyugu. Rero umusambi ntabwo ari umusambi, abana mudukurikiye, hari umusambi wo kwicaraho, hakaba n'umusambi ari wo tugiye kuvugaho, ni ubwoko bw'inyoni. Kera izo nyoni zabaga ziri mu mago y'abantu, zifitwe n'abantu mu mago, twebwe twabyirutse rwose tubona hari abantu bafite imisambi, wajya nk'ahantu ukabusangayo, ariko nyuma byaje kugaragara ko iyo misambi ikwiye kuba ahantu kugira ngo ibungabungirwe ubuzima bwayo. Hari amakuru twamenye hano twumva ko hari abantu bafataga iyo misambi bayitunze bakayikata amababa, bakayivuna amababa kugira ngo itabasha kuguruka, kugira ngo bayigumane mu ngo zabo. Rero ni ibintu bibabaje rwose kugirira nabi inyamaswa. Niyo mpamvu rero leta yashyizeho icyo kigo cyitwa Umusambi village kugira ngo babashe kubungabunga iyo misambi yose yabaga mu mago y'abantu. Ni ahantu heza, ni Umusambi village, ariko ntabwo bita ku misambi gusa, ahubwo bita no ku moko atandukanye y'inyoni. Bafite ibimera, bafite ibiti bitandukanye bateye, harimo n'ibimera byinshi, amoko y'ibimera, amoko y'inyoni, amoko y'ibinyugunyugu, harimo udusimba dutandukanye. Ni ahantu heza cyane, harimo ibyuzi, urahagera rwose ukumva ntushaka kuhava. Nk'uko mubibona rero, hariho iyo misambi twabashije gusura, urayisura ntuyegera, kuko hari wenda nk'uburwayi ushobora kuyanduza, uyirebera kure, iba nayo iri ahantu hafungiranye. Hanyuma rero wamara kuyireba, ugatembera ishyamba, ukagenda ureba ibimera bihari, ibiti bihari bitandukanye, hanyuma ukagenda wifatira ku kayaga, wiyumvira akayaga keza. Ni ahantu ushobora no gukora n'agasiporo. Abantu rwose bakunda gukora ka siporo k'amaguru, ushobora kugenda utembera. Ku by'umwihariko rero abana bari mu biruhuko rwose turabashishikariza kugira ngo namwe mutemberere hano hantu. Abana nzi ko mukunda inyamaswa, mukunda ibikoko, mukunda inyoni, aha ni ahantu ushobora gusura ukaba wabona ubwo bwoko bw'inyoni. Harimo amoko menshi tutavugira hano, ariko turabizi neza ko namwe muzahasura mukihera ijisho. Nk'uko twabivuze, hari ahantu hari ibinyugunyugu, butterfly house, ibinyugunyugu byinshi by'ubwoko butandukanye. Urahagera ukareba uburyo babyorora, ukareba ibyo birya, ukareba amazi, ukareba mbese uburyo ibyo binyugunyugu bibayeho. Ni ibintu bishimishije rwose kubireba n'amaso yawe. Ndebera nawe ubwo bwoko bw'ibinyugunyugu burimo burarya watermelon. Ni ibintu ubona rwose biteye amatsiko, nzi neza ko abana mwese mwabyishimira. Babyeyi rero turabashishikariza gutembereza abana, tuzi neza ko hari benshi muteganyamo abazaba abavuzi b'amatungo, abaganga basanzwe se, abazakora muri environnement, abazakora muri za minisiteri zitandukanye, abazakora mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Hari byinshi abana bacu bazaba byo cyangwa se bazakura bakunda gukora. Rero
tubashishikariza kubikora bakiri bato. Niba umwana akunda inyamaswa akajya ajya kuzireba, niba umwana akunda ibimera akajya ajya kubireba, kuko hano bashobora no kuhigira. Hari igihe ushobora gutegura gutwara abana bakaba bahigira.